Pole ihanga umusaza amakuru yuno Mutako TV ihangane ihangane dufite agenda nta kindi dufite agenda ku byabaye cyane ko tubuze umuntu ukomeye tubuze umuntu abenshi bafatiragaho urugero umuryango tubuze umuntu mu muryango muri twe abatumye mugera uguririye mwihangane tubone uko dushinga umuvandimwe neza tudateye ikibazo twe gutera ikibazo leta mwihangane rwose ufite ingo aze kuzirana azihenze umuntu uri hafi arazimutangira ariko twubaha inzego z'umutekano mutwihanganire biradufasha sibyo mwihangane rwose mwumvire ubuyobozi biraza kudufasha umva ufite icyo yashakaga kuvuga tururabo turaza kumuha umwanya kwa jepo cyangwa se aho dukarabira turaza kubabwira ariko mwihangane twumvire inzego z'ubuyobozi kugira ngo dukingure umuvandimwe wacu neza tunumvikanye n'ubuyobozi bitagaragara ko twabaye ibigande ntabwo ukunda umuntu byatuma uzana induru inyuma y'umurambo we ntabwo byadushimisha mwihangane ndabizi muramukunda na marangamutima yanyu ariko najyane no kubaha ubuyobozi kandi murakoze kubyumva mutubabarire dukora umuhango usigaye umva mwihangane mwumvire ubuyobozi reka dusabe abarahanga bicare naba umuvandimwe Asisi Tuyishime Joshua ndasaba abana be ko bahaguruka muze hano mama muze hano harimo n'abatari babazi ndagira ngo nabangaba twabishimira naba umuvandimwe Asisi mukanya twari turi kuganira n'abantu baravuga atari ko nubwo onyakwigendera agiye ari muto ariko dushimye ko asize imbuto MCT nowe ndabona agiuze kuko hari protocol ari akirimo gukora gusa turacyari kwerekera
turacyari kwerekera tujya kamerama ngira ngo imbere yanjye muri kuhabona Mr Kagame, abasitari benshi cyane bitabiriye kujya guherekeza no gushyingura umuvandimwe wacu Jay Polly. Uyu nguyu rero cyari Umutako TV. Abanyarwanda mwese mukomeze mwihangane kandi mukomere mu mutima, mukomere mu mutima, mwese mukomere mu mutima. Icyo kintu numva ntababwira. dusabe rero ababyeyi bashyireho aba n'abana be bari gushyiraho, bari guherekeza umubyeyi. hanyuma dusabe abadamu ba Jay Polly bashyireho yacu nk'abanyarwanda. Ikintu wabwira abakunzi ba Jay Polly aka kanya? Mwihangane mukomere cyane ku mitima, ndabizi murababaye, ariko isi tubayemo ni gutya imeze nyine. Dukomeze tuzirikane ubutumwa yadusigiye, nibyo ngibyo. Bimeze musaza ni sawa waza twegera ku ruhande tukavugana. Nta kibazo, ntacyo bitwaye. Wibabaza umutima wawe. Ngira ngo nk'uko murimo kubibona urusaku ni rwinshi, abantu ni benshi cyane. Uyu ni Umutako TV, natwe tukaba turi mu gikorwa cyo guherekeza umuvandimwe wacu Jay Polly witabye Imana. Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira, twihanganisha abanyarwanda bose muri rusange, inshuti ze ndetse n'abavandimwe. Bayoboye kabaka mureka twumvikane. Amakuru ni meza umusaza. Amakuru ni meza, kandi hari umuntu watuvuyemo twakundaga cyane nk'icyamamare hano mu Rwanda. Umva twababaye cyane, amakuru ni mabi. WhatsApp hose ni umusaza wacu Jay Polly. Mana yanjye njyari indirimbo nakunze, ngamaboko hejuru, Tough Gang. Jay Polly hejuru, Tough Mana yanjye Jay Polly uwamunyereka namubwira ijambo rimwe gusa, mukwereka kandi yavuye mu mwuka nyine yongeye amigwe kumubona, nari kumubwira ijambo rimwe rwose. Jay Polly naramukundaga, ni inshuti yacu, tuzahora tumwibuka na tuzajya tumwibagira. Niki wabwira abafana ba Jay Polly bamukundaga ndetse n'umuryango we? Uyu ni Umutako TV, nge mukiri kumwe ni MC Seti. Uyu ni Umutako TV. Ikintu nabwira abafana yuko Jay Polly yasize abana bakiri batoya, Jay Polly yasize umuryango. Ndagira ngo amabwire yuko uwo muryango yasize twazawusigasira mu muziki gakondo, noneho tukazawuteza imbere ukazahora ukomeye. Umuryango wa Jay Polly, umuryango wa Jay Polly bisa nkaho Okay, murakoze cyane. nawe urakoze. Umutako TV urakoze cyane. Nawe tubwire Reka nawe icyo mubwira. Ego Nubwo Jay Polly dushyiremo intera. Umubiri ni mubi, ariko Jay Polly nubwo agiye mu mitima yacu azahora arimo. Negera inyuma dushyiremo intera Mu gato. mitima yacu azahora arimo, ntabwo yagiye.
agiye mu mitima turimo twese tuzamukumba tuzamusangayo ahantu hose ari turacyamufana tuzahora tumwibuka ni agahinda kenshi katoroshye ahangaha turi i Rusororo aho abaturage benshi abafana ba Jay Polly bafite amarira bavuga bati nubwo agiye tuzahora tumwibuka. Reka ngire uyu mugabo kameramani ufashe kuzuminga nawe tumubaze twumve. Umusaza uyu ni Umutako TV. Polly ihangane umusaza amakuru uyu ni Umutako TV ihangane ibintu ntago byoroshye akababaro ni kenshi cyane. Wowe Jay Polly aratubabaje byatari twamukundaga hip hop nyarwanda ibuze muri legendary twakundaga byatari Imana mwakire mubaye rest in peace Jay Polly twakwemeraga byatari kabisa man. we nicyo avuga kuri Jay Polly? Jay Polly yari umusitari nta muntu utamuzi muri hip hop nyarwanda abantu yavugiraga urubyiruko. Ndasaba abantu mwese gushyiramo metero twibuke ibihe turimo nyamuneka. Tumuri inyuma kabisa tuzahora tumwibuka. Oya rwose Jay Polly yari umusaza uracyari Umutako TV ahangaha turi duherereye i Rusororo aho turi mu muhango wo guherekeza Jay Polly. Uyu aracyari Umutako TV aho turi mu muhango wo guherekeza umuvandimwe wacu Jay Polly. umubyeyi wacu ndasaba ngo abanyamakuru bafotora twigiye hirya gatoya nsabe abantu bashinzwe kwigiza wenda barazana iriya stand hafi noneho tusabe umubiri wa Tuyishime Joshua umuvandimwe wacu umwana wacu watashye tumushyigikire tumuherekeze mu mahoro. Ndagira ngo aho turi twese duhaguruke twakire uriya mubiri umuvandimwe aho turi twakire uyu mubiri sabe bawutereke bawushyire hariya bakurikije ya sonde ijyaho sabe ya Apotre Joseph igire hino. Right. Mugende mu gace gace. Nihangane gato nigire hirya mbabwire icyo dukora. Riva marini babaro rikabati iryo nzira iryo ihora inkingira urutare mubakaho inzu ya Ita. Turakomeza nta kindi hanyuma turasaba abaza gushyiraho indabyo kumusanga ntabwo kiragera turasaba abana kugira ngo bashyireho bamuhereze indabyo turakoresha rwa rurabyo abantu bafataho bashyiramo barambikamo.
kuko urupfu rushobora gutungura umuntu atabyiteguye. Habaho kwezwa no gutungana kwa buri muntu, ndetse twibuka ibyiza mwami mwene data yakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amazina yanjye nitwa Apotre Harerimana Joseph Yongwe. Mwese mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya. Kristo azahagarara ku bicu avuga ijwi nk'irya marayika, avuza impanda, marayika avuza impanda, abapfuye bizeye bose bazuke. Haleluya, muvuge ngo amen. Abantu bari hano bizeye ko muzazuka. Abapfuye bizeye bazuke. Abapfuye bizeye ni abantu bizera urupfu rwa Yesu Kristo no kuzuka kwe. Ni abantu bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Uyu Paul avuka mu muryango w'Abakristo, nawe yizeraga Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Dukomeze abavandimwe be, dukomeze inshuti, dukomeze abajeni bari hano, tubakomeze tubabwire ko uyu nawe yari uwo mu bizera. Yizeraga urupfu rwa Yesu, yizeraga kuzuka kwe. Hanyuma urupfu rwiwe ntiruduherane, ahubwo abajeni muteraniye aha, abagabo b'imiryango twese abari kurira, turire tubabaye, ariko twibuka yuko umunsi umwe Yesu Kristo azahagarara ku bicu, abapfuye bizeye bakazuka. Biragusaba nawe kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza, ukagira ibyo ureka. Nkeka impamvu twese turi aha turi kurira, umwabaro waturenze, uwo n'ibintu byakomeye, abanyamakuru baje, abantu bo mu nzego za leta bari aha,
abagabo abantu bose bari kurira ni amateka ya Jay Polly y'ibyo yakoze. Twibutsa abantu bose bari aha yuko gukora izina biragora, gukora izina biragora ntabwo ari ibintu umuntu abyuka mu gitondo ngo akore izina. Byaramugoye atangirira hasi akora indirimbo zitandukanye zafashije imitima y'abanyarwanda, zafashije leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, abajeni bibonyemo, abantu batandukanye bibonyemo. Byaramugoye rero kwandika izina, ariko aho yarageze hari heza cyane. Imana nayo iravuga ngo iramwisubiza. Ntawajya mu rubanza abaza Imana ngo ibi wabikoreye iki, ibi yabikoreye iki. Birabango Imana ikora ibyo ishaka mu ngabo zo mu isi no mu ijuru. Iki ni ikibumbano Imana yari yararemye, irakibumba, iracyisubije. Ntawatera Imana amabuye, ntawayivugiriza induru, ntawavuga ko itabaho. Ahagiye rero ni heza, ahagiye ni heza. Abantu bashobora guca imanza, bamwe bakibaza ngo yagiye he, ahandi yagiye hehe. Ariko buriya hagati yo gushira mu mwuka k'umuntu kugira ngo Imana ikure umwuka mu muntu wayo, habamo kumutegura, habamo no kwiyeza. Ubugingo rero bwa Jay Polly reka tubabwire ko bwazamutse bwageze mu ijuru ku Mana. Uyu munsi muri kurira, we ntari kurira, mufite ibibazo bitandukanye iwanyu mu rugo, ndetse ariko ahari yasinziriye. Ntari gutekereza umugore, asize umugore yakundaga. Ntari gutekereza abana, asize abana yakundaga. Ntari gutekereza umuziki, ubuzima bwe bwari bwarabaye umuziki, ahubwo hari ahantu ahari rero twifuze natwe dutegure ejo hacu hazaza. Wakora gisida mu nzira, urupfu rwaza rukagutungura. Turi mu gihe cy'icyorezo, ndetse n'umuntu uraha wese asanga kwirinda. Buri wese agomba gutunganya ubugingo bwe. Soza mbabwira ngo agiye umuryango wari ukimukunze, agiye igihugu cyari kimukunze, agiye abanyarwanda n'abari mu mahanga bari bakimukunze. Nawe rero ejo wagenda, sibyo twifuje, ahubwo tunganya ubugingo bwawe. Pawulo yandikira Tito mu bice 2, aramubwira ngo icyatumye Imana imusigaza ni ukugira ngo atunganye ibyasigaye bidatunganye. Hari ibyo usaba gutunganya mu kazi kawe k'itangazamakuru, hari ibyo usaba gutunganya muri famiye yawe, mu gihugu cyawe, kugira ngo ejo nawe urupfu nirugutungura uzabona abarira, uzabona abagutabara, uzabona abavuga amateka yawe. Hari abantu benshi yazamuye mu muziki, hari abo yafashije, hari abo yaremeye, hari amateka afatika. Ariko uri hano, amateka yawe ni ayaho uyu munsi. Bakwita nde mu ikaritsiye? Muri Nyamirambo bakwita nde? Muri ikaritsiye bakwita nde? Aho ni witwa Kimwamwanya. Aho nturi umuntu uraho gusa, wataha bamwe bakavuga bati sitwe twagukira. Iyi nire wisuzume rero, hanyuma nurangiza utunganye ubugingo bwawe, nawe wubaka izina ryawe, wubaka amateka. Twibutsa bari hano rwose, nubwo umubabaro nyine Jay Polly adukuwemo, ariko ni n'ibirori. Turabasangira usonora tugiye gushyingura, kandi turabasaba kwita gikorwa mu gifora mu gitondo kugira ngo n'aba bantu bari hafi nabo baze kudufasha. Dushimira umutekano polisi ikomeje kuduha, kandi natwe tuyifashe tuyorohereze. Ndasaba abasezera ko badatinda. Abasezera ntibatinda. Abahanzi barangira turakurikizaho abashinzwe inyungu z'abahanzi, harimo ba managers. Niba bari aha ngaha baraza kwinjira nabo badufasha. Bakomeze sabe abasezera bihuta. Abantu bari hano baretse reka kuvanga ibintu. Okay. Mwihangane abasezeye bajye bahita bagenda.
dusabe n'abari hirya mwaba muze kubatwoherereza